Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije bene data aho muherereye hose, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Nejejwe n'Imana rero impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ingenzi kandi ijambo ry'Imana rirakomeye. Ijambo ry'Imana ni umutsima udutera imbaraga. Imana yacu ni ishimwe. Rero turasoma amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho 42, ku murongo waho wa 6 kugeza ku murongo w'9. Umurongo wa 6 aravuga ngo, jyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda. Imana itugirire neza, nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira amahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabibamenyesha, mbibabwire bitari byaba. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Mwene data, ndashaka tuganire ku muhamagaro wawe cyangwa se ku muhamagaro wanjye. Yesu nashimwe cyane kuko uyu munsi wa none nijye nawe tubwirwa. Haleluya, haleluya. Uyu munsi wa none nijye nawe tubwirwa, ni twebwe Isiraheli Imana yatoranije mu gihe nk'iki ngiki. Yesu adufashe cyane. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka yaguhamagariye gukiranuka, yampamagariye gukiranuka. Imana itugirire neza. Umva, nta yindi misiyo Uwiteka Imana yaguhaye muri iyi si, niyo kumukorera, niyo gukiranuka, niyo gukunda ijambo ry'Imana, niyo gukunda abantu. Yesu adufashe kandi Yesu atwiteho. Haleluya. Imana itugirire neza. Iravuga ngo naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda. Yesu nashimwe, ngo kugira ngo ubere umucyo abandi, ubere umucyo amahanga. Yesu adufashe, cyangwa ubere umucyo abanyamahanga. Abanyamahanga Bibiliya yavuga, cyangwa se abanyamahanga navuga uyu munsi, cyangwa amahanga Uwiteka Imana avuga, ni amahanga ataramurikirwa n'umucyo wa Kristo Yesu. Haleluya. Ni ahantu hataragera inkuru nziza ya Yesu. Ni ku bantu bataramenya iby'agakiza, n'abantu bataramenya yuko umucunguzi wacu Yesu Kristo ariho kandi yazutse, atagipfa ukundi. Yesu atugirire neza. Uwiteka rero yaguhamagariye gukiranuka, wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa mukobwa we, wa musore we. Yesu atuganze. Nta bindi bintu Uwiteka Imana yadutumye hano mu isi. Ntigeze adutuma kuroga, ntigeze adutuma kwica abantu, ntigeze adutuma ubusambanyi, ntigeze adutuma guhemuka, ntigeze adutuma gusebanya. Ahubwo Uwiteka Imana yaduhaye misiyo kugira ngo dukiranuke, twamamaze inkuru nziza ya Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Tuvuge gukomera kw'Imana. Uwiteka Imana ihimbazwe. Yesu nashimwe. Haleluya.
rero nshuti y'Imana, ibuka umuhamagaro, ibuka guhamagarwa kwawe, nanjye nibuke guhamagarwa kwanjye. Yesu nashimwe. Mbega uyu munsi uhagaze gute? Mbega uyu munsi uracyari ku nshingano Uwiteka Imana yaguhamagariye? Mbese uracyari mu muhamagaro by'ukuri? Mbega niba Uwiteka yaraguhamagariye gusenga, uracyasenga cyangwa se warabyiyambuye, ahubwo wambara umwuka w'uburozi, wambara umwuka w'ubusambanyi, wambara umwuka w'ishyari, wambara umwuka w'umujinya, wambara umuhamagaro wo kwirirwa usebanya. Imana itugirire neza, ukirirwa uvuga abantu uko bari n'uko batari, ugahimba ibinyoma. Yesu adufashe. Ugahimbira mwene si ikinyoma, ukamwambika ibara. Imana idufashe, ukamuhindurira isura. Mwene data, garukiraho, kuko icyo Uwiteka Imana yakuremeye ni ugukiranuka. Haleluya. Imbuto zawe zikaryohera abantu, imbuto zawe zigatuma abaturanyi bawe bifuza gusenga Imana usenga, kubera imbuto bagusoromyeho. Mbega uyu munsi abantu bari kubona umeze gute? Cyangwa uragendera mu mwijima kandi witwa ngo uravuga Kristo? Abantu bagenzura imbuto zawe bagasanga ntawe utandukanye na wa musinzi urara mu muhanda, cyangwa se wa musinzi urara mu museregi. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Abarokore b'iki gihe nta hantu bamwe batanduka, harimo bamwe utamenya isura yabo. Niba wabasanga mu mugabane w'abakijijwe, niba wasanga mu mugabane w'abapagani, reka sinamenya. Imana itugirire neza. Wambaye iyihe sura uyu munsi wa none? Uwiteka Imana agusuye yasanga uri mu uhe muhamagaro? Yesu adufashe. Mbega aho ntiwamwiyambuye? Mbega aho nturi kumubangikanya? Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Turacumura nibyo, ntago turi intungane, ariko turwana intambara yo kuvuga ngo buri munsi ugerageze kugira ubwirinzi. Imana idufashe, ugerageze kugira ubwirinzi. Haleluya. Ugira ubwirinzi mwene data, nshuti y'Imana. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Umwami Imana akomeze kubagwizamo imbaraga zo gukiranuka, kandi wite ku iherezo ryawe. Haleluya. Kuko utazi umunsi n'igihe, nanjye sinzi umunsi n'igihe. Imana itugirire neza. Ugarukire bugufi, uve mu mateshwa, uve mu magambo, uve mu gusebanya, uve mu guhimba inkuru. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Wamamaza inkuru nziza ya Kristo Yesu, kuko ari cyo wahamagariwe. Imana itugirire neza kandi wibuke neza yuko ibyo umuntu akora byose hano mu isi, twese imbere gatoya turafite urubanza. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Mbega urubanza rwawe uzacibwa urubanza rumeze gute? Ko wirirwa ucira abandi imanza, aho inkuru yabaye ukaba ugiye kuyireba, rimwe na rimwe ukavugamo n'ibinyoma kandi ugahimba inkuru. Imana itugirire neza. Ugarukire bugufi. Uwiteka ari hafi kuza guhemba itorero ryiwe. Umwami Imana akomeze kubarinda. Icyo Uwiteka Imana yaduhamagariye ni ugukiranuka, nta bindi bintu. Uwiteka Imana adufashe rero. Uwiteka Imana aturengere. Uwiteka Imana atube bugufi kugira ngo twite ku iherezo ryacu, kandi buri muntu wese agume mu muhamagaro Imana yamuhamagaye. Imana ikomeze kubagirira neza. Imana ikomeze kubongerera imbaraga. Imana ikomeze kubagwizaho uburame, kandi Uwiteka abaha umugisha mu byo mugerageza gukora. Imana ibahezagire cyane. Amen. Amen.